Abana biwe Gitoko Kagabo Janvier Fabiola Yunus Bibarwa yitabye Imana nukuvuga ngo kuva no munsi inshingano yari afite umwana we mukuru ni Gitoko agomba tubivuge hano mu ruhame. Impamvu atabikoraga nuko yarazi yuko afite papa wiwe ahari, niwe uyu munsi ugomba kugira ute kumenya inshingano zose zerekeranye n'umuryango. Murakoze cyane. Ndakimushimira ntihaganira iki gice ndakivuga ndi hano imbere. Sokuru urabizi nagukundaga kimwe nuko abandi bose bajya muri pension, nawe warugeze mu bihe byiza nkuko twagiye tubiganira kenshi. Warugeze mu gihe cyiza cyo kuruhuka, hanyuma ugasarura ku musaruro mwiza wabibye mu bana bawe. Urabizi twabiganiriye kenshi, nagukundaga byo ku mutima n'ikimenyimenyi. Wari ubizi ko nari ngufite gahunda, twari dufitanye gahunda, ari wowe ari mukecuru y'uko umwaka tuzasangira Noheli tugasozanya imyaka turi kumwe. Mwihangane Ariko Satani agira nabi atugutwa igihe kitaragera. Ariko urabizi biri ku mutima wanjye, ari byo navuga, ari byo ntabashe kuvugira ahangaha, ariko zahora mwibuka igihe cyose. Ikindi ndakibwira kaka, urabizi ntabwo navuga hano ngo nzaguha inka cyangwa nkuko abantu babivuga ngo nzaguha ikintu cyo gushumusha, ariko cyo nkwijeje nizeza n'abantu bose mu bushobozi mwantoje, mu bupfura mwantoje, mwadutoje gukunda Imana kandi tukayikunda nta nyungu dutegereje. Ku byo mwantoje rero nanjye nzakwitaho, ntacyo uzaba, tuzaba turi kumwe mu mubiri, ibishoboka byose nzabikora, ntacyo uzamburana. Murakoze. wihangane. Barabasomesha nuko biragenda neza, abantu bose bakamushimira, yarangaburiye, yarangabiye ibintu byose, nta kintu atankoreye umwana wa mama. Yesu ashimwe. Biragoye cyane kuri uyu munsi kugira icyo umuntu avuga, ntibyoroshye, ariko kandi si uko tubuze amagambo yo kuvuga. Kuba duhagaze kuri uyu munsi mukuru wa Muyo, ndavuga amagambo 5 gusa nsoze sintinda, amasaha yagiye. Ijambo rya mbere yaravuze ngo huzura inzu y'umukene, ngo naho umukire ntaza yuzuza. Ijambo rya kabiri wenda tugize ngo tubisobanure byo dutinza. Ijambo rya kabiri yaravuze ngo tekereza ko Imana yaremye umuntu wagahonje, ngo kuko ngo ababyibushe ngo nta kiba ciyongereye ngo azabona ari nk'urufuro rwagiye mu mubiri. Icya gatatu ngo Imana ishigikira ngo igitekerezo cyawe watekereje, ngo naho ikigukoreye utagitekereje ngo kize kikubera nk'impanuka. Icya kane ngo nubona utinze mu kazi ngo cyangwa utinze ahantu ngo uzitegure yuko iminsi yo kuhava yegereje. Icya nyuma yakivuze ubwo mukecuru yari yaragize accident, avunika urutoki, noneho arimo aganira n'umudamu w'iwanje n'umwuzukuru wiwe, aramubwira ngo iwanyu noneho ndi muzarya. Ngo mukecuru yavunitse urutoki, aramubwira ngo aje kumusubiza, aramubwira ngo mwacu ngo ntituzaburara, ngo dufite amaboko yo gucumba, ngo amaboko mazima yo gucumba, ngo n'amaguru mazima yo gufata ingono. muzehe yagiraga ubwenge.
rero imana yo mu ijuru imuhe iruhuko ridashira. Reka duhe Revera Bisama nawe avuga ijambo rigufi gusa. Abagabo n'abagore dufite indangagaciro yaduhaye ituma tudashobora kumwibagirwa. Turashima Imana rero yaduhaye muzehe mu gihe gikwiye, yabaye aho ababyeyi bacu batari bari, atubera papa, atubera mama, atubera inshuti ya bugufi. Kare nahoze mbwira bagenzi banye ndibuka ukuntu twajyaga tuva ku ishuri tuje muri vacances twajya kuri Compassion, akajya duhobera, akadukurura itama, akadukubita agashyi k'urukundo. Twibuka muzehe ku bintu byinshi, ntabwo twamurambura none ntabwo mubyumve, ariko icyo dushimira Imana cyane nuko yaduhaye opportunity yo kumubona mu gihe cye cya nyuma, ataratwibagirwa. Twari tumufitiye surprise twaranayiteguye, tuvuga ngo uyu mwaka ntuzarangira tutagiye kureba muzehe. Twabiteguye, umwe mu bacu yarabyaye tujya kumuhemba, turavuga ngo uko biri kose uyu mwaka ntuzarangire tutagiye kureba muzehe. Ariko Imana yari duhishiye indi surprise ariyo yiye. Tukivayo nyuma y'icyumweru kimwe cyonyine ibyo kuri reka turebe guhagurutsa abandi tudafata umwanya munini, ariko turababaye. Turabashimira ko mwaje muri benshi kudufata mu mugongo. Afete n'uwababaye akarira akabona umuntu umuhoza akamubwira ngo komera, nabyo ni akarusho. Nagerageje kwihangana umunsi dusanga yitabye Imana, nararize tugiye muri morgue ndarira, iyindi minsi yose ntabwo nongeye kurira, ariko mu kanya narize. Ndibuka hashize amezi nkangahe ibitaro bibarwa yapfiriyemo, igitanda nico Shendrake mukuru wiwe yararyamyemo. Hashize amezi ngira ngo 2 yitabye Imana. Ibyo bitaro ni nabyo mukuru wacu wundi nawe yitabiyemo Imana muri CHK, kandi bose birashoboka ko bazize indwara imwe. Turasaba imiryango muri hano kudusengera kuko turababaye. Uyu bibarwa niwe wize wa mbere mu muryango wacu, adukundisha amashuri. Twaje muri vacances, twari ahantu hatandukanye kure, bitewe n'umwaka ugezemo, agatangirira kuri chapitre ya mbere akwigisha amasomo yose, ugataha yarakwigishije imibare, yarakwigishije igifaransa, yakwigishije n'ibindi byose bijanye n'amashuri. Wasubira ku ishuri bakagira ngo none wewe usa nkaho uvuye ahandi, ukaza ubasubiriramo. Bibarwa mu muryango wacu bari basigaye barangana n'uriya mugabo uri hano imbere, nibo baduciraga imanza. Iyo yavaga i Nyanza akaza hano i Kigali, twese twamurwaniraga. Umwe akavuga turataha iwanje, pasiteri ni mubyara wiwe akavuga ati nanjye urataha iwanje, papa Kinyana nawe akavuga turataha iwanje, kubera urukundo twamukundaga. Bibarwa yari umuhanga, ugeze mu nzu yiwe afite bibliothèque, akakubwira filozofi, akakubwira imibare, akakubwira ibintu by'Imana, mwicarana ukumva umwiyumvishijemo nk'umuvandimwe. Nturambirwe kuba kwicarana na Bibarwa. Akakubwira ama histoire ajanye n'ubwenge n'ubuhanga,
akakubwira ibitabo yasomye. Burya umuntu wasomye amenya ibintu byinshi. Abana, madamu mama Kitoko wihangane, Leya wihangane. Nuko yasuraga uriya mushiki wacu cyane, sinzi nimba tuzabishobora. Yadusuraga twese, akaza akicara, yabaga buri gihe afite agenda n'ikaramu. Bibarwa yarazi kwandika, bigatuma ibintu yanditse wifuza kubisoma kubera ubuhanga. Bibarwa arashobora kukureba gutya akagucapa akazana foto. Bibarwa yari umugwaneza, twaramukundaga. Abana be bihangane. Akoze Oncle Justin, namusaba kwihangana. Numva nagira icyo mvuga ku buhamya bwa Mzee Yunusi. Ni umuntu uzwi n'abantu benshi, kandi wari umugabo koko, umugabo w'inyangamugayo kandi w'umuhanga. Numva ntavuga byinshi, navuga nka bitatu. Yari umugabo w'umuhanga, w'umugwaneza kandi w'inyangamugayo. Nari ntarabona Mzee Yunusi ntiyavugira hejuru. Waramuguhamagaraga akakwitaba ngo uraho perezida, najyaga buri gihe mubwira ngo perezida. Yari umugabo mwiza. Ndumva twari twaragize umugisha kugira umubyeyi umeze nka Muzehe Bibarwa Mugayo Yunusi. Abantu benshi bamuzi nk'umuntu wicisha bugufi, ariko icyo navuga gusa cy'ubuhanga abantu benshi bazi nuko Bibarwa, Mzee Bibarwa navuga ni nka biblioteke yacu yagiye. Hari umuntu abantu benshi bazi witwa Amadou Ampateba, ni umwanditsi, ni umufilozofu ukomoka muri Mali, wavuze ngo muri Afrika ngo iyo ndamubaza ntese wamenye, ati nakumenye cyane, urumva umeze gute? Ndibuka ko twari kumwe na Claude, aravuga ngo ndaho bibayabaye. Ndumva ari ryo jambo rya nyuma yambwiye, koko yaramaze kugera habi. Nukuri turishimye kuko ni umunsi mukuru wa Oncle Yunusi. Abantu bagiye bamukotwaya barabizi ko yari umuhanga cyane. Yarimo twandikira igitabo cy'uburyo abatwari bavukana n'uburyo bavukana n'indi miryango. Ariko si n'icyo gusa. Ejo bundi agiye kugipubliya, ndabishimiye yaratubwiye ngo impamvu ntagipubliye ngo nuko abakobwa, no kuvuga abakobwa bacu bashatswe mu yindi miryango, ba masenge, ba shangazi, ngo baravuze batese kuki mutadushyizemo natwe turi abatwari. Ati numvize bavuze nibyo, asubira inyuma kugira ngo naba ba integremo. Kuwa
Tuzamura microphone papa. Tuzamura naturiganza ntango umwana. Haleluya. Uyu muvyeyi wacu twese twarabanye neza. Kandi jewe twaganiriye amateka menshi. Akenshi nabaga ndiwe karangiye. N'umuntu wo hafi kuri jewe.